Fanya Kazi TV, we are the solution. Reka nongere gusuzanizera ko umeze neza cyane nge unyite Mr. Fanya Kazi. Iyi ni Fanya Kazi TV. Reka nibande cyane ku bantu cyangwa se abanyamuryango ba Quantum Wallet by'umwihariko kuri token ya ATU, aho benshi bari mu gihirahiro bagaragaza ko bari gucika intege, bagaragaza ko batari gusobanukirwa neza aho uyu mushinga ugeze. Nibyo koko kandi birumvikana, dore ko benshi twagiye duhura na byinshi bitandukanye aho byagendaga bituyora amascam ku munota wa nyuma tubona ko ibintu byendaga ko bigiye kurangira. Ariko reka turebe impamvu dushobora cyangwa se tudashobora gucika intege kuri iyi coin ya ATU. Hari umwe mu bantu bagiye bakunda gutangaza ibintu byose kandi ibyo avuze bikaba nka 98%. Bamwe batangira kuvuga ko yaba ari umwe mu bagize core team, abandi bati abahe na he, kandi turabyemera. Ariko igitangaje nuko kugeza uyu munsi wa none ni ku itariki 5 z'ukwa 11 2025 abantu batangiye noneho kongera guhinyura cyangwa se kudafata ibyo yavugaga nkaho ari ukuri. Ariko noneho reka tubanze turebe ku cyo yavuze, twavuga ko ari cyo duheruka icyo yatangaje ku itariki 3 z'ukwa 11 2025. Mbibutsa ko nta gihamya mfite cyuko akora muri core team, ntabwo tubizi, ariko akenshi na kenshi yagiye arangwa no kuvuga ibintu kandi bikagenda uko yari yabivuze. Mbere yuko tureba iri jambo rya nyuma, hari ibyo yabanje kuvuga avuga ati mushobora kwitegura ko mu masaha 48 hari impinduka zishobora kubaho, kandi mu by'ukuri iyo zo mpinduka zibayeho usanga rimwe na rimwe application ivaho ariko ikaza kongera kugaruka. So ibyo yavuze rero ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 2025 bifashe gutya. Nkuko mubona kuri iyi foto, uyu muntu witwa Zahid Talpour ayavuga koko Quantum Wallet ya ATU iri muri mode ya maintenance, muri make irimo kuvugururwa cyangwa se irimo gusuzumwa mu bihereranye n'umutekano wayo. Ahanga yashaka kuvuga ko wallet ishobora kujya offline by'agateganyo mu gihe runaka kugira ngo bakore audit cyangwa se upgrade. Audit ni isuzuma cyangwa se ni igenzura ry'uko ibintu byose bimeze, na upgrade ni uvuga ngo ni impinduka bifuza kuzakora, dore ko twabwiye ko tuzahabwa indi application nshyashya cyangwa se ivuguruye izaba irimo n'izindi features zitandukanye. Yongereho ko Quantum Wallet nimara kongera gufungurwa hazabaho ibintu bishya. Urugero, aha yavuze ko C2C live trading, ahangaha abantu bazaba bashobora gucuruzanya ATU hagati yabo. Urugero nko kundi tuzi P2P muri Binance, OKX ndetse n'izindi exchange. Avuga no kuri withdrawal phase. Aha rero niko kundi tuba dushobora gukura amafaranga kuri za exchanges cyangwa se bimwe twita kubikuza. Kandi yavuze ko hari igeragezwa rizabanza kubaho mbere yuko abantu bose bazaba bashobora kubikuza mu rwego rw'isi. Icyo gihe iri gerageza rizaba rigamije kureba koko iyi transactions cyangwa se withdrawal phase izaba iri gukora neza. Hanyuma yavuze no kuri ATU price sync cyangwa se gusenkroniza igiciro cya ATU, nuvuga ngo nuguhuza igiciro cya ATU. Na mbere hose twagiye tubona ko bavugaga ko iyi ATU izagera ku giciro nyacyo cyangwa se izatangira ku giciro nyacyo cy'amadolari 20. Ibi nabyo nibyo biri kugeragezwa ubu ngubu mu cyo twakwita phase ya nyuma. Yongeyeho rero nuko tuzagira interface nshya, no kuvuga ngo iyi application dukoresha nayo izaba yavuguruwe, hazemo izindi options tutabasha kubona, kandi ikazaba ikora neza, yihuta ndetse ifite na design nshya. Ibi ni ibintu tugomba kwitega. Mu magambo make rero, kuba turi kubona application idafunguka birashoboka ko byabiri guterwa n'izi upgrade bari gukora, upgrade ya Quantum Wallet kugira ngo bitegure ikiciro kizakurikiraho cya ATU. Harimo trading, harimo withdrawals cyangwa se kubikuza, ndetse n'igiciro nyacyo cya token. Abantu rero bari kuvuga ibintu bitandukanye ngo ntikiri kuma exchanges, aho ngaho ntabwo nababwira ko ari ukuri, kuko nungu turi kuvugana nakwereka rwose ko kuri za OKX nge niyo nkunda kugurira iriho kandi iracyari ku giciro gike, ndetse yanamanutseho gato, bigaragaza ko baracyatanga amahirwe yabifuza kuba bagura iyi ATU uyimenye wese. Inama nakugira gusa na amahitamo yawe, ushatse wayigura, wagura nyine amadolari 10 arahagije, ukaba uzibitse muri exchange ugategereza itangazo cyangwa se imyanzuro tuzagezwaho nyuma. Tureke gucika intege, tureke no guca abandi intege, ahubwo dutegereze. Murabizi ko muri online business no gufata risk ku giti cyawe ugashora
ugategereza. Nagira ngo hari inkuru mwumvishe y'abantu bagiye basuzugura Bitcoin, ariko uyu munsi wa none bashobora kuba bari kwibaza cyangwa se bari kwicuza. Ntabwo twifuza ko twese tuzicuza, ahubwo duhange amaso kukiri imbere, dutegereze ku itangazo rya Core Team. Ndabashimiye, nizera ko kandi mukomeza kugubwa neza kandi munihangana mu gihe dutegereje iminsi mikeya. Iyi video ikozwe ku itariki 5 z'ukwa 11. Nuyibona nyuma y'iyo tariki uzahite umenya ko ibingibi biba byaravuzwe nyine mbere y'icyo gihe waba uboneye iyi video. Stay in touch. Ni Mr. Fanyakazi. Iyi ni Fanyakazi TV. Fanyakazi TV. We are the solution.